Yes, bakunzi ba Kinini TV rero uyu ni umwanya kugira ngo twongere tubasuhuze kandi tubaganirize tubabwira ngo turi kumwe 5 kuri 5 kandi turabakunda cyane. Hanyuma rero nkuko mubireba uyu ni umuyobozi wa Kinini TV cyangwa se Kinini TV. Wakibaza rero ngo Kinini TV ninde? Reka tumwakire hanyuma yongere abashe kubasuhuza mwumve ko ari Kinini TV cyangwa se ko ari we tukiri kumwe. Hanyuma niturangiza tuvimuzi cyangwa se tuvimuzingo twiganire twimbike ewana 5 kuri 5 ubundi twatse umuriro. Kinini TV tubakwakiri. Murakoze cyane abantu bankurikira cyane kurikira Kinini TV ndabasuhuje. Nitwa Kinini Live TV ku mazina y'ubwa artiste nitwa Bigihe bisubire ku murongo umuhanzi w'icyamamare. Ibihondagure navugaga Imana Bigihe bisubire ku murongo. Abadukurikiye none aka kanya kuri channel yanjye Bigihe TV official nibanyarukire ubu bareba indirimbo yitwa Bigihe bisubire ku murongo, niyo ndirimbo yatumye nitwa Bigihe. So ndabahamagara aka kanya rero nimuze mu nkurikire kandi tuganire. Ufite ikibazo cyose amanukire muri comment yanyandikira amasito yifuza cyose ndamusubiza. Murakoze cyane ijwi ry'abahanzi. Nkurikije ibintu bigiye kubera hano na amateka cyangwa se nagatendo ni mwoto mbone kubwira umuntu turi kumwe nawe ugize amahirwe kuba ubanye natwe bwa mbere kitukanda kuri subscribe kugira ngo uhite ufata ikibanza haricyo bita kugura ikibanza, hanyuma ubutaha ukajya ubona notification kugira ngo ikiganiro cyose kitazajya kigucika kuri Bigihe TV cyangwa se Kinini TV Live TV. Uriya rero umuntu bita Bigihe bisubire ku murongo bizi neza ni umuntu ukundwa bwa mbere nabo bitwa abanyonzi, abamotari n'abashoferi. Ushaka kumeza impamvu akundwa n'abanyonzi, abamotari n'abashoferi nyuma yuko abandi bose bazazaho nyuma uzabimbaze neza ibikoresho nzabikubwira, ariko abantu bose bitwa abashoferi, abanyonzi n'abamotari salute ndabasuhuje aho muri hose, ndabasuhuza cyane. Shalom shalom. Nizere ko munsi y'ikiganiro turaza gushyiraho nimero yawe kugira ngo abanyonzi bajye bavuga ngo felicitation n'abamotari kugira ngo turacyakundana, hanyuma n'abandi bifuza kuba bakuvugisha bakuvugisha. Ni inshuti zanjye barabizi cyane iyo bimvisha indirimbo cyane yitwa Yaratwimanye. Umuntu wese utwara ikinyabiziga agatwara imodoka, igare na moto n'ibindi byose binyabiziga atwara arabizi yuko Imana yatwimanye. So iyi ndirimbo rero iya Bigihe bisubire ku murongo, Imana yaratwimanye. Iyo ukoze umunsi ukabona burije utagonze ngo bagupimire cyangwa se ukabona ubuzima utashye ari buzima, ukwiriye gushima Imana ukazamura akabaho. Uvuze ku bantu bagonzwe we utuma nibuka kunana mbutse muri feruje bari barigiye kunkubitira hare epfo muri gare ariko ndashimira Imana nanjye ko yanyimanye. None se waziraga iki? Nanjye bimbaza waziraga iki? Nyine tubwira abakurikiye Kinini Live TV icyo waziraga. Naziraga icyo naremewe kubera ko Imana ndemeye umunyamugisha. Hanyuma rero nindi umunyamugisha kubera iki Imana rero yaragambiye kuri ngewe abademoni bashaka kukiriganya. Nese hari karande zo mu miryango zakwirukankagaho cyangwa abantu bakugenda ngo bituma baguteza impanuka mu buryo bwihuse kuko waremewe kuramba. Iyo tugeze aho rumita mvani toka shitani va mu nzira twigendere fire. Abantu badukurikiye rero bamyarukire kuri channel yitwa Ijwi ry'abahanzi TV. Umuntu bita Toka Shitani cyamamare mu gihugu cy'u Rwanda arinde ngo Toka Shitani va mu nzira tugiye gute twanduke barahita bakubwira. Nubwo ndi nyuma ya kamera nizere ko bamaze kugira bagahita bambona bageze ubu bakubonye bakandi iki subscribe ni inkunga yawe nta mafaranga tubatse ahubwo bo nibarebe hari abanditse subscribe ku Ijwi ry'abahanzi bacyondeho bakandeho barabashyigikiye bita Niyongira Bernard gukoresha Ijwi ry'abahanzi TV bagukurikirane umunsi ku munsi. Yes, bakunze ba Kinini TV nkuko bisanzwe twageze turi hano kugira ngo tubasusurutse kandi dukomeze tugane twungurana ibitekerezo. Uyu bamwita Jemuve Bigihe bisubire ku murongo. Imana bari Bigihe Imana Bigihe bisubire ku murongo. Reka mbwire none akangaka none hangaha mu mujyi wa Kigali iyo wikoreye agataro, iyo uri hari ufite akantu urimo gusaba imirimo yose ukora mu mujyi wa Kigali cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda
utegereje ko Imana igira gute ishyiraho umugisha kugira ngo bigende gute bigende neza. Birya byose bikorwa na rugira cyangwa yo bita nyir'ubuzima. Iyo rero igihe bashyigikira igihe cyose ukora ibyo byose iguha ubuzima buzira umuze, ubundi ukora imirimo yawe wishimye, kuko ntagahora gahanze. Uyu munsi wabura amafaranga ariko ejo byakwemera tukakuyoboka kuri bosi. Ndakwemera aho uriho hose, uri bosi wanjye, utwaye imodoka, utwaye igare, utwaye moto, ucuruza agataro. Shalom shalom, ndagushoboje. Bidiye bisubire ku murongo hanyuma se cyangwa se jemuve, tugize amahirwe turakubonye kuri mikoro cyangwa kuri kamera. Abantu benshi bari bifuza kukuganiriza, bifuza no kumva ikikuvamo, banashaka kongera kumva koko ese koko ni Bidihe bisubire ku murongo. Wivunika ni Bidihe bisubire ku murongo official mu karere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru, hariya kuri Nyirangara. Umuntu uri kutureba none ahangaha kuri TV nakande kuri subscribe ako kanya ashyigikira Bidihe bisubire ku murongo, anyaruka reba indirimbo bita Bidihe bisubire ku murongo. Yagize icyamamare, nkunda abantu bose mu gihugu cy'u Rwanda sana nkakunda abantu bakunda Imana, kandi nkakunda abantu banga amatiku n'abantu barenganya abandi. Ubundi rwose iterambere ryose ndifuriza abanyarwanda bose muri rusange. Bidihe bisubire ku murongo ni umuhanzi kabisa wakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Afite indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zigiye zitandukanye nyinshi abantu bagiye bakunda kubera ko zagiye zubaka imitima yabo. Ariko ngira ngo hari n'ibindi bikorwa ugenda ukora abantu bamaze kukumenyeraho, cyane cyane nko gukina filime. Ese koko Bidihe bisubire ku murongo ari indirimbo ari na filime ubimanaging ute kugira ngo bibashe kuba byose byagendera kuri gahunda? Murakoze cyane. Ijwi ry'abahanzi ibyo byose babyita talent. Impano y'ubuhanzi ntabwo niyirirwa ngiriya gute, ntabwo niyirirwa nyishakisha. Ndyamye mu kazi kanjye ka buri munsi, Imana ndyamye, marayika w'Imana akansura arambwira ngo andika, nkabyuka nkandika indirimbo nk'iyi ngiyi tubona kuri YouTube yitwa Yaratwimanye. Yaratwimanye ni indirimbo marayika arankanguye mu ijoro, ndabyuka ndayumva. Uza kuyikurikirana kuri Bidihe TV official aze kumva amagambo arimo. Marayika w'Imana arankangura ndayumva, nkurikiranye message Imana yandika ku rupapuro, bukeye ampa melody yayo ndayandika, ndangije njya muri studio. So ntabwo biba byoroshye rero guhanga. Hari n'indi nahanze yitwa Birabaye. Ku musozi n'ubu urimo kugenda ku musozi ukumva barimo kurimana, birabaye birabaye we, birabaye we, amagambo ashize ivuga we, birabaye. Ibyo ngibyo byose uzasanga abana bato iyo ndirimbo bayiririmba, ariko bayiririmba cyane cyane hari nk'igihe baba bashyingiye abageni cyangwa abantu Imana ikuye mu makuba. Ni ukuvuga ngo abantu baba barabateze iminsi, babatega iminsi kubera ko Imana nyir'ijuru itajya itekereza nk'iby'abantu batekereza. Ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ikareba ko abantu bakugambiriye kukugirira nabi, yo ikanyuranya n'imigambi y'abantu yose ikagira gute ikakugira neza kugira ngo inyuranye n'iby'abantu bavuga. Nuko nk'uko umuntu wabuze umugabo cyangwa se umuntu ubuzima bwagendekeye nabi, Imana ikamutungura ikamuha amateka, wajya kumva ukumva ari ngo birabaye, amagambo ashizeho. Iyo ndirimbo ni njyewe Bidihe bisubire ku murongo wayikoze, abandi bakurica none ahangaha ni njye njyenyine Bidihe kumusubire. Ese ujya gukora iyo ndirimbo yitwa Birabaye, ni agatendo k'Imana yari ikoze, kuko ukibivuga cyangwa ukiririmba umuntu ahita yumva cyangwa se agahita ajya muri mose y'ukuntu wari umeze, uvuga ngo birabaye. Ibi ni Imana yari ikoze ako kanya abantu babonye kugira ngo indirimbo ihite kuzamo nk'ibi. Twungura nk'abantu barimo kunkurikirana duturanye, kumva mu miryango hari ibintu by'amateka. Yewe nabashije kwiga, niga mu buryo bugoranye, aho nagiye niga ngenda n'amaguru, ngize neza kubera Imana impa diplome nziza cyane. Mbona n'iki, mbona n'akazi muri leta. Hanyuma ibyo ngibyo birangiye, ibyo abantu bibwiraga ko Imana cyangwa se bibwiraga mu mitima yabo ko izabagira ibinyuranya, Imana inyuranya n'ibihe, ihindura amateka yayo, sibyo? Nuko nguko Imana iranzahura, basha kugira izina. Uvuga ati birabaye. Urabona ko uyu munsi mfite channel tuvugana uyu munsi, ufite televiziyo Kinini Live TV cyangwa se Bidihe TV official, ni yanjye ni yawe ku giti cyawe. Iyo ngiyo rero niho mvugira ibikorwa byanjye. Icya kabiri ufite umunyamakuru nanjye uko urampemba nkarya neza, ndaguhemba ugakora neza, hanyuma ibintu byose bimeze neza. Kwa Kinini
TV ahangaha Yesu yishe umuzimu birabaye Imana ishimwe cyane aho igejeje ikora rwose Imana ibyumva aho igejeje ndayishimira ku mirimo y'Imana. Hanyuma Kinini TV umuntu wakumva Kinini TV ahita yumva channel icaho filime nyarwanda ndetse akumva na channel icaho indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko byose bikomotse muri wowe. Ese koko iyo ndirimbo ruzamuye ni yawe? Iyi ndirimbo rero niyo yatumye mpinduka icyamamare, niyo bita bidihe bisubire ku murongo, ariko abantu bajya bambaza ngo bidihe bisubire ku murongo nibi. Ntabwo ari njye ubidiha, ahubwo umuntu wese ufite ikibazo, warabuze urubyaro, uba mu bukode, ufite ibigeragezo byakuzonze, tukama ku karago, Imana ihindura amateka nurangiza uyibwe ngo bidihe bigire gute bisubire ku murongo. Niba bikuremeje ugire gute ureke Imana ishobora byose. Haleluya. Hanyuma hita wihuta winjire kuri Kinini TV, izo ndirimbo zose z'uyu muhanzi niho uri buzisange, uhita ukanda kuri subscribe, wandike comment yawe bitewe n'indirimbo ukunzi ariyo. Hanyuma nibiba byiza wumva ko utabyerana ntukabe igisambo, numva ibintu biryoshye bibisangiza inshuti. Murakoze cyane. Buriya rero muri iyi minsi nka Bidihe TV show yagize umubabaro mwinshi cyane, ngira ngo nk'abakunzi banjye bakurikirana babonye nkunda gukora poste za Dore Imbogo. Dore Imbogo mu by'ukuri yari inshuti yanjye pe, nibajya no kuri Kinini Live TV baraza gusanga ibiganiro nagiranyeho nabo, ariko ikibazo gihari gikomeye ni ukuntu nabuze umuntu w'inshuti yanjye twakoranaga mu yo bita muri iriya studio yakoragamo hariya ku Ruyenzi hariya. Twari dufite gahunda yo gukora projet ariko birangira Dore Imbogo tuvuganye mbwira ko arenze Dore Imbogo birangira mubuze. Mu by'ukuri n'ubu n'iyi minsi ntabwo nkibaza mbese Dore Imbogo yarancitse yaragiye. Beruka gukorana ikiganiro cya nyuma twagikoranye hariya ku Gisozi muri Jere. Abadukurikirana abanyarukire kuri Kinini Live TV cyangwa se bajye kuri Bidihe TV show barebe ikiganiro nakoranye nawe hariya kuri Jere iri ku Gisozi, barareba ikiganiro nagiranye na Dore Imbogo. Atse guhuza nawe utuye nicyo nkunda abanyamakuru rero niho mvuka nyirizina, aho umudugudu wanjye witwa Kinini. abantu tubone gusuza abantu bari ku Kinini abadukurikiranye none anga batyonde hehe ku kanyenyeri bahita banakanda kuri subscribe, bakore na comment banshyigikiye subscribe nta ku kanyenyeri, kuri like, kuri n'abantu bose baba mu mujyi wa Kigali sana n'abantu nkunda gukora ibitaramo mu Bugesera, mu ntara ya Kamonyi no ku kirenge cya Ruganzo. barare mpamvu mvuze ngo ku kanyenyeri ndabizi abantu bakunda ibyiza bampa amafaranga. Oya ntabwo mvuze amafaranga, ahubwo mvuze ku kanyenyeri. Hanyuma iyo umuntu akunda ibyiza arabishyigikira. Ni ukuvuga ngo niba dufite ishusho risa gutya dukeneye irindi rirenze, nimba turi gukorera ahangaha kuri iyi location dukeneye kugira studio yanditseho background ya Kinini. Ibyo byose rero tubifashwamo n'abakunzi ba Kinini TV. Ariko wabasobanura umuntu byibuze turi kuganira nabo bakamwumva ko nawe ndabona urasobanura. Undaje mana yumva gusenga nje kugaruza ibyanjye Satani yatwaye. Yes, hanyuma nitwe nongera Bernard widundo karosha dendo aho Yesu yarakunesheje tuka shitani mu nzira bagire gute. hanyuma kubona muri Tanzania mba ndimo nkubita shwanyaguza ngenda mfata abadayimoni bose ubutaha tuzabihera. mboneyeho kubwira umuntu udukurikiye ngo Imana mukubitira abadayimoni nta na kamwe gatorotse, kiraho n'inyatsi. ubwo nyine mvuze ngo nta na kamwe. Ariko urabizi yuko Imana igihe inyatsi uyu munsi ukaba uri insuzu gahunda, ejo mu gitondo abantu bakaba bagushagaye witwaye, urabyemera cyane rwose, bakaba bagushagaye ibyo abantu bakavuga. Imana inyuranye n'imigambi y'abantu yose, ikabasha kubereka ko Imana atari umuntu ngo ikiranirwe ngo yibagirwe imirimo, sibyo? Hanyuma rero mbona kubwira abantu ngo muri kumwe na Nongera Bernard kuri mikoro cyangwa se ku buhanga bwa kamera. Uyu mureba kuri mikoro ya kabiri bamwita Bidihe cyangwa se Jemuve, akaba amenyerewe kuri channel yitwa Kinini TV cyangwa se Bidihe bisubire ku murongo show. Bisubire ku murongo. Umuntu wese ushaka gukurikira channel yacu ubundi mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo cyane y'abazonzi bakanayikunda
tuzamura gato twumve twumve ko ari wowe koko. Nkeka yuko na nyuma y'ubuzima tuzakomeza twicuranga. Twumve iyi ndimo bita kuba ndiho nayikoranye n'uwo bita Dorimbogo, nyikorana n'uwo bita Nyarudindiri, twari ku Gisenyi. Katwumve nyarukira kuba ndiho by Bidihe official. Kugeza uyu munsi n'ubuntu butangaje, turariho kugeza uyu munsi n'ubuntu butangaje. Ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo nubwo uri kureba ntari mu Kivu ku Gisenyi aho bita kuri Eri Karaswa, ariko ni ukuri umuntu wese uriho uyu munsi kuri iyi saha kuri uyu munota akaba azi ko nta kiguzi yatanze. Naricaye umwuka w'Imana ngoriramo nibuka imirimo y'Imana yankoresheje aho nasimbutse impfu aho bitari ngombwa, ntari nkwiriye no kuba aka kanya. Umwuka w'Imana antegeka gukora indirimbo bita kuba ndiho. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, abanyarwanda bose muri rusange ndayibatuye, abanyamahanga bari hanze n'abari ku mbibi z'u Rwanda. Indirimbo bita kuba ndiho munyarukire kuri Bidihe TV show muyirebe, ni amateka. Nawe uriho uyu munsi wishimira Imana kuburiho, kuko nanjye nicyo cyabimeye. Mana ndagushimiye rwose. Mwese muryoherwe, hanyuma reka dukomeze tubashimire mwese, mwese mwabanye natwe mu kiganiro mukaba mwagitangiye mukasuzanya natwe. Aka niko kanya kugira ngo tubashimire tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Tunafata umwanya kugira ngo tubareke musubire no hepfo gato mukurikira ibiganiro bikurikiye, kugira ngo tudakomeza kwizimba mu magambo tugatuma mudakurikira n'ibikurikiye. Jemuve turagushimiye. Murakoze cyane. Ijwi ry'abahanzi nabashimira ku bwitange mwakoze kugira ngo muze kugana umuhanzi witwa Bidihe bisubire ku murongo. Inshuro nyinshi mba ndi mu mujyi wa Kigali, ndumva byabagoye kugira ngo mubashe kumbona no kumfatisha, biragoye, ariko kuba mwambonye no kuvuga yuko mwantekerejeho hari n'icyo mwambonye. Kuko nakwibaza ngo impamvu mu bahanzi bose baba mu gihugu baririmba gospel, ijwi ry'abahanzi mwatekereje kuza kureba. Oya, impamvu urakunzwe kandi abantu bari kutubaza amakuru yawe cyane. Akaba ariyo mpamvu rero twibashije cyangwa se twibanze kuri wowe, ni uko abakunzi b'ijwi ry'abahanzi cyangwa se ba Kinini TV barimo batubaza ati ese koko Jemuve niwe nyiri izi ndirimbo? Ese koko izi ndirimbo nyirazo twabasha kumwumva live akatwivugishiriza tukumva ko ari we? Ariko amatsiko nashire, Kinini TV Jemuve bikubite cyangwa se Bidihe bisubire ku murongo, nguyu twamubazaniye. Komenti zawe zirakenewe, ahangaho haravamo ibitekerezo bituma tumenya indirimbo ikurikira uzashyiraho, biratuma tumenya. Witwa Bidihe bisubire ku murongo official mu gihugu cy'u Rwanda, ni njye jyenyine witwa Bidihe bisubire ku murongo. Indirimbo zanjye yaratwimanye, kuba ndiho birabaye, nizo ndirimbo za mbere zabayeho zakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Aho telefone yawe hanyuma abantu barusheho kuryoherwa bisanzuye. Ujya kuri channel yanjye rero ya Bidihe TV show, akamara kumva indirimbo zanjye akumva ashyigikiye, nampamagare kuri telefone ni 82 69 115 82 69 115. ampe igitekerezo, ampe inyunganizi, ariko akore na subscribe kugira ngo ubutaha tuzabashe kongera kuganira, ariko nanjye ntaki tubaye tubaponyotsa naho mukanya mu kiganiro gikurikira. Nge kuri mikoro na Niyongira Bernard, hanyuma kuri mikoro ya kabiri twari kumwe na Bidihe bisubire ku mirongo official aka Jean Marie. Uvuze gutyo unyibutsa ko Dorimbogo nari mbizi ko ari inshuti yawe kandi ni umwe mu bahanzi batabarutse vuba cyangwa se babashije kuduca mu myanya y'intoki mu buryo tutatekerezaga. Hanyuma ndibaza ngo ese nk'inshuti yawe Dorimbogo nta projet mwari mufitanye? Ese ko agiye niki wavuga kuri Dorimbogo nk'umuhanzi cyangwa se nk'umusitari mugenzi we mwari mufitanye ubumwe ndetse n'umubano udasanzwe, cyane cyane ko hari projet nzi mwari mufitanye yo gukora indirimbo?
murakoze cyane ku bintu nabasha kuvuga. Dore imbogo ikintu yari yambwiye nuko yari yambwiye yuko nyuma yuko ahawe n'inka na Bamporiki Edouard uriya wagiye gufunga afite icyizere cy'uko ashaka kuzajya kumusura kuri gereza yaho afungiye hariya Mageragere, akabasha kumushura byibuze akamwereka urukundo rw'uko yamuhaye nk'umuntu wari umuzamuye epfiriya mu bashi, akamuzana akamwubakira izina amushimira ku byamugejeje. Niba ari aho azafungurirwa azanyumva cyangwa akurikirana ikiganiro azumve ko dore uko yapfuye afite gahunda y'uko ari bujye kumusura hariya afungiye Mageragere, akamushimira kubw'igikorwa cyizamukoreye, yamuhesheje inka amuha no kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko nguko aratabarutse, turakomeza tumujyanire. Reka tubone no kwihanganisha umuryango wa Dorimbogo tubwira ngo nukomeze kwihangana, kandi na Dorimbogo tumubwira ngo naruhukire mu mahoro. Ikindi nabivuga tutarava kuri iyo nkuru ye, buriya Imana igira umugambi wayo. Ntabwo twavuga ngo pasitori nahoze nkurikirana social media, pasitori na kare nahoze nkurikirana ikiganiro cyihariye. Icyo nakundiye uyu mupasitori ni uko atigeze yirata. Nigeze nkurikirana ariko se zivuga ngo yahanuye Dorimbogo amubwira ngo azapfa akenyutse. Ariko nkurikiye icy'uyu munsi bigaragara ko umupasitori atigeze yishyira hejuru. Pasitori yavuze iby'umwuka w'Imana amutegeka, kubera yuko ntiyarazi yuko na Dorimbogo ubwiwe bari batari bahura. Uyu mupasitori wahanurira Dorimbogo bari batarahura, bari batari bahura, ahubwo yamuhanuriye gute taramubona? Uwo bita Fridawusi uriya wabyaranye na Ndimo niwe wamushotoye mu kiganiro bari bagiranye no content ya Dorimbogo. Ariko pasiteri ndashyigikira yuko ntabwo asiranye na Dorimbogo, ahubwo icyo Dorimbogo yamuhanuriye atamuzi. Icyo Dorimbogo atakoze ni ukwihangana ngo agenzure abaze ngo mbese pastori uri kuvuga ibi hari ahantu twahuriye, hari icyo dupfa ku buryo yamanurira byibuze ngo abashe kumufurashinga ngo aze ati pastor, uwo mwuka waguhanuriye icyo kubwira yuko nzapfa nkenyutse awusenge wabonye byibuze ngo amubwire no hantu ataciye bugufi. Nawe ubundi pasitoro ntabwo aziranye na Dorimbogo. Ngira ngo Imana imaze kugaragaza ikibazo ibiri no gukemera cyangwa se ikagucira isiri kugira ngo bibaye bishobotse wabisengera kugira ngo usenge isengesho ryo kubihagarika, hanyuma bibashe kuba byanakurwaho. Hanyuma rero Dorimbogo buriya yitwaye nabi kuko buriya aba yaretse azamura isengesho ryo guhagarika urupfu. Hanyuma ubwo we nabonye amavideo menshi yahise ajyaho aravuga koko ava imuzingo aharabikura mu pasitoro amutuka amagambo menshi cyane. Ese koko urupfu rwa Dorimbogo ubona nta ruhare Dorimbogo we yabigizemo? Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana nta cyawubuza gusohora. Mbere yuko pasitoro bamuhamagara ngo yitabe, umunyamakuru wari umuhamagaye ajye gusengera Dorimbogo ubwo yari arembye, Imana ubwe uko yasanze pasitori ikamubwira ngo mubwire yuko azapfa akenyutse. N'ubundi yaramubwiye ngo wikwirirwa witaba icyo kiganiro kubera yuko n'ubundi yamaze gufata umwanzuro, kandi Imana umwanzuro yafashe ntawawuhindura. Pasitori ko kumvira ijwi ry'Imana avuga ngo uyu munyamakuru umpamagaye n'ubundi sinajya mu kiganiro cyiwe, n'ubundi kubera yuko niba Imana yafashe umwanzuro wo gucyura Dorimbogo ntacyo yangira pasitori yibaniye, ariko abanyamakuru bari bamuhamagaye ngo ajye kumusengera, ni naho Dorimbogo bagomba kubwira. Hanyuma je muve cyangwa se bidihe bisubire ku murongo. Umaze iminsi ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma izi ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana tumaze kumenya neza amakuru yuko insengero nyinshi zamaze kuba zafungwa. Ese ko izi ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bazikoreshaga mu nsengero, cyane cyane ko indirimbo nyine zo kuzamura amavuta mu rusengero abakristo bakanezerwa bakabyinira Imana. Izi ndirimbo nyuma yuko umaze kwakira inkuru yuko insengero zafunzwe, urumva ntacyo bikubangamiyeho? Murakoze cyane. Ijwi ry'abahanzi njye ndumva nta kibazo bifite, kuko leta iyo ijya kureba ibifite impamvu, kandi leta ireberera buri muturage. Ni ukuvuga ngo ifungwa ry'insengero njye nta kibazo nzifite, nihakore izujuje ibyangombwa leta itegeka. Kubera yuko hari abantu benshi bavutse, ujya kure ugasanga umuntu afite urusengero rudapima na metero 5, afite abayoboke, arashaka gahunda y'iki y'amaturo no kwiba abantu muri rusange, ariko ikigenewe leta ishaka niba gikore. Nk'urugero nko kuri ADPR igira insengero nyinshi cyane mu gihugu, ariko hari ahantu usanga
urenga metero 5 cyangwa 10 ugasangamo urusengero rwa ADEPR. Ni kubera icya ADEPR itahuza izo nsengero nk'uko Kiliziya Katolike ishobora kugira urusengero hanyuma igakora ibyo leta iyisaba, abaturage nabo bakajya bajya bagakora amateraniro anyuranye, ariko urwo rusengero rukarwujuje ibyangombwa. Wowe ibyo bintu ntabwo ubibona nk'umunyamakuru? Ese koko wenda abaturage baraza kuduha komenti muri kino kiganiro batubwire kuko nabo niba ariko babibona, ariko se ndongera nkibaza ngo mu macacazi menshi ari hano hanze hari abantu benshi bari bamaze gufungura insengero zitandukanye kandi twakoreragamo ubutumwa cyangwa se twavugiragamo ubutumwa, hanyuma bamwe bakavuga ngo ni igihano cy'Imana, abandi bakavuga ngo ibyanuwe birasohoye, abandi bakavuga ngo kari akajagari, abandi bati akavuga kari katurembeje. Ibi bintu turamenye tubihuwe mu rugo. Ntabwo ibi bintu ari akajagari, nta nubwo ari igihano cy'Imana, kubera yuko Imana ikorana n'abayobozi. Kuvuga ngo perezida wa repubulika, sibyo, niwe muntu wa mbere Imana ikwiye kuba ikoresha mbere yuko inyura mu banyarwanda. Niba yaratangaje akavuga yuko insengero ari akajagari, ngira ngo na komenti ze njya nzibona avuga ku bintu bijyanye n'insengero, ni kubera icyo abo bantu batakwiye kugabanya akajagari bakagabanya inda nini, bagakora iby'insengero zemera abadafite impamyabushobozi cyangwa uburenganzira bwo gushinga insengero bakabireka bagakora ibyemejwe n'amategeko, kubera yuko Imana ikorana n'ubuyobozi. Usiko se ishobora gukorana n'abantu mbere yo gukorana na perezida wa repubulika? Hari abavuze ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, nuko bimeze nyine. Hanyuma tunabona guhita twinjira muri rya jambo rivuga ngo ubwo no mu nsengero Imana ibidehe bisubira ku murongo. Imana n'ibidehe bisubira ku insengero z'akajagari zose zigire gute zisubire ku murongo. Abantu bubaka amatafari ahiye, bakore parafo, bashyiremo sound proof, bakora ibyo leta byose ibateganya, ubundi Izayi nawe ahagarara niba ari ADEPR nigira insengero nyinshi mu gihugu z'akajagari. Zavuga ati izi nsengero ziremewe, abemerewe bakore, nushaka ujya utega moto mu kwezi wasengaga kanusengemo kabiri ugiye gusenga ariko usengera mu rusengero rwemeye kuruta kujya mu kajagari. Icyo ngicyo nta kintu nongera nashuteriye. Hari abantu nagiye nyuraho barimo bimyoza, abandi bavuga ati katubayeho, abandi bavanga amatike, amafaranga twabashaga kuba twagura udushyimbo two gutekera abana tujya kujya tudukoresha muri tike, tujya gufata urugendo dushakisha ndetse no gushyiraho amayinite tubaririza urusengero rwafunguwe ruri, kugira ngo tubashe kuba twaterana n'abandi twumve Imana ivugana natwe. Ariko nkongera nkibaza ngo ese koko muri aka kanya mu gihe abaturage bakiri mu ruhirahiro rwo kuba bari kubaza ngo urusengero rusigaye rufunguye ni uruhe cyangwa se nihe turi bwerekeze kugira ngo twumve Imana ivugana natwe, cyane cyane ko abantu bakeneye kumva Imana ivuga. Imana bazayumva ivugana nabo, ariko ntibagabanye imyumvire. Burya ikintu cya mbere Imana ikora, ubu nanga twicaye kuri kamera, ubu ngubu Imana yamvugisha, ukeka se ko Imana imbwira ngo andika iyi ndirimbo? Nk'umuntu udukurikiye none najye kuri bidihe bisubire ku murongo iyo ndirimbo yumve, ngiye ntabwo nigeze njyamo uruhare kuyandika. Ni Imana cyangwa marayika w'Imana, iyo bitaratwimanye, iyo bitwa kuba ndiho, iyo indirimbo zose muza gusanga kuri bidihe TV show ni izanjye, ariko njye simbona umwanya wo kwandika bitewe na kondisiyo z'akazi mbona. So umuntu rero ushobora kwibaza ku ifungwa ry'insengero natuze umutima, atuze umutima hamwe, agenda ahantu leta itegeka ko basengera, leta ireberera abaturage, akurikize ibyo bababwira, ajye mu rusengero rwemewe. Naho byo kuvuga ngo ni umwuka wa Satani, umuntu udahamanya na leta ufite ikibazo gikomeye cyane. Wowe turimo kurebana cyaho leta ikugenera kuvuga ubutumwa, nibitaba ibyo leta ibidehe bisubira ku murongo, ahubwo uzanyuranye n'ibyo leta ivuga igere gute imudihe, kuko Imana yatanze ibintu bisubire ku murongo. Bibumvira ubuyobozi kuko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Nuko bimeze. Nizere ko abakunzi ba bidehe bisubire ku murongo bari kugenda bakuramo buri wese akantu ke, cyangwa se igisubizo cya buri wese kiri kugenda kibonekera ahangaha. Reka buriya bidehe bisubire ku murongo akenshi kurikirwa n'abakirisitu, n'abatari abakirisitu, n'abemeramana. Abemeramana urugero, reka nsuhuze nka Ndimbati. Turamusuhuje cyane Ndimbati. Ni inshuti yanjye, usuhuza uwo bita Yago, umunsi uhurize, usuhurize inyogo ye hariya,
usuhuze n'abandi bose bakina muri Papa Sava, abasitari bose bansuhuriza, turabasuhuje kabisa, tubabwira ngo binjire kuri Kinini TV. basuhuza bavuga ni BDA bisubire ku murongo guturuka mu ntara y'amajyaruguru, artiste aka BDA bisubire ku murongo aho, hanyuma mbararike no kuzaza kudusura kuri Nyirangarama barebe ibyiza cyane. hanyuma Kinini TV ni channel yakira abashyitsi kandi ni channel icaho ibiganiro byiza byubaka abanyarwanda. Ufite ubuhamya bwa kubaka abanyarwanda, ufite ibiganiro byo kubaka abanyarwanda, ufite byinshi wifuza ko wasangiza abanyarwanda, wumva ko byabahindura bikabavana ahantu bikabageza ahandi. Ni karibu, ngira ngo munsi y'ikiganiro turaza gushyiraho nimero ya telefone, nuza kumva ari ngombwa uraza kumuhamagara. Uyu niwe Bedihe urebana nawe, niwe nyiri Kinini TV, niwe muyobozi mukuru wa Kinini TV. Uko bivuga niko bimeze, ni ngewe muyobozi wa Kinini TV cyangwa se Bidihe TV show. Banyarukiraho babirebe none bajye muri comment, hanyuma nsuhuze nanone nongeye mbisubiremo. Ngewe nkunda abantu cyane bita abanyonzi, nkakunda abamotari, icya gatatu nkunda abashoferi. Aho ikindi gikurikiraho n'abakristo muri rusange n'abanyarwanda bose. Umudugudu nsengera muri ADPR, ni umudiyakoni muri uwo mudugudu. Igikurikiyeho ndi artiste, ndi umuhanzi. Uravuze ngo kuri uwo mudugudu ni hehe? Ku mudugudu hariya muri Kinini, hafi no ku kirenge cya Rugamba. Impamvu wese Kinini TV washatse guhuza abantu bakunda ibyiza, bampa amafaranga. Oya, ntabwo mvuze amafaranga, ahubwo mvuze ku kanyenyeri. Hanyuma iyo umuntu akunda ibyiza arabishyigikira. Ni ukuvuga ngo niba dufite ishusho risa gutya, dukeneye irindi rirenze. Nimba turi gukorera ahangaha kuri iyi location, dukeneye kugira studio yanditseho background ya Kinini. Ibyo byose rero tubifashwamo n'abakunzi ba Kinini TV. Ariko wabasobanura umuntu byibuze turi kuganira nabo bakamwumva ko nawe ndabona urasobanura. Ndaje mana yumva gusenga, nje kugaruza ibyanjye Satani yatwaye. Yes, hanyuma nitwe nongera Bernard. Widundo karosha dendo. Aho Yesu yarakunesheje tuka shitani. Wow, mu nzira bagire gute. Hanyuma kubona muri Tanzania mba ndimo nkubita shwanyaguza ngenda mfata abadayimoni bose. Ubutaha tuzabihera mboneyeho kubwira umuntu udukurikiye ngo Imana mukubitira abadayimoni nta na kamwe gatorotse. Kiraho n'inyatsi. Ubwo nyine mvuze ngo nta na kamwe. Ariko urabizi yuko Imana igihe inyatsi uyu munsi ukaba uri insuzu gahunda, ejo mu gitondo abantu bakaba bagushaka witwaye, urabyemera cyane rwose, bakaba bagushagaye. Ibyo abantu bakavuga Imana inyuranye n'imigambi y'iki y'abantu yose, ikabasha kubereka ko Imana atari umuntu ngo ikiranirwe ngo yibagirwe imirimo. Sibyo? Hanyuma rero mbona kubwira abantu ngo muri kumwe na Nongera Bernard kuri mikoro cyangwa se ku buhanga bwa kamera. Uyu mureba kuri mikoro ya kabiri bamwita Bidihe cyangwa se Jemuve, akaba amenyerewe kuri channel yitwa Kinini TV cyangwa se Bidihe bisubire ku murongo show. Bidihe bisubire ku murongo. Umuntu wese ushaka gukurikira channel yacu, ubundi mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo cyane y'abazonzi bakanayikunda, tuzamuroga twumve ko ari wowe koko. Nkeka yuko na nyuma y'ubuzima tukomeza twicuranga. Iyi ni mu bita kuba ndiho, nayikoranye n'uwo bita Dorimbogo, nyikorana n'uwo bita Nyarudindiri, twari ku Gisenyi. Twumve nyarukira kuba ndiho by Bidihe official. Kugeza uyu munsi ubuntu butangaje. Turiho kugeza uyu munsi ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo nubwo uri kureba ntari mu Kivu ku Gisenyi aho bita kuri Eri Karaswa, ariko ni ukuri umuntu wese uriho uyu munsi kuri iyi saha kuri uyu munota akaba siko nta kiguzi yatanze. Yaricaye umwuka w'Imana ngoriramo, nibuka imirimo y'Imana yankoreshe,
yankoresheje aho nasimbutse impfu aho bitari ngombwa ntari nkwiriye no kuba aka kanya umwuka w'Imana antegeka gukora indirimbo bita kuba ndiho. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, abanyarwanda bose muri rusange ndayibatuye, abanyamahanga bari hanze n'abari ku mbibi z'u Rwanda. Indirimbo bita kuba ndiho, munyarukire kuri The TV show muyirebe, ni amateka. Nawe uriho uyu munsi wishimira Imana kuburiho, kuko nanjye nicyo cyabinteye. Mana ndagushimiye rwose. Mwese muryoherwe, hanyuma reka dukomeze tubashimire mwese, reka dukomeze tubashimire mwese mwabanye natwe mu kiganiro, mukaba mwagitangiye mukasuzanya natwe. Aka niko kanya kugira ngo tubashimire, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Tunafata umwanya kugira ngo tubareke musubire no hepfo gato mukurikira ibiganiro bikurikiye, kugira ngo tudakomeza kwizimba mu magambo tugatuma mudakurikira n'ibikurikiye. Jemuve, turagushimiye. Murakoze cyane. Ijwi ry'abahanzi nabashimira ku bwitange mwakoze kugira ngo muze kugana umuhanzi witwa Bidihe bisubire ku murongo. Inshuro nyinshi mba ndi mu mujyi wa Kigali, ndumva byabagoye kugira ngo mubashe kumbona no kumfatisha, biragoye, ariko kuba mwambonye no kuvuga yuko mwantekerejeho hari n'icyo mwambonye. Kuko nakwibaza ngo impamvu mu bahanzi bose baba mu gihugu baririmba gospel, ijwi ry'abahanzi mwatekereje kuza kureba. Oya, impamvu urakunzwe kandi abantu bari kutubaza amakuru yawe cyane, akaba ariyo mpamvu rero twibashije cyangwa se twibanze kuri wowe. Ni uko abakunzi b'ijwi ry'abahanzi cyangwa se ba Kinini TV barimo batubaza ati ese koko Jemuve niwe nyiri izi ndirimbo? Ese koko izi ndirimbo nyirazo twabasha kumwumva live akatwivugishiriza tukumva ko ari we? Ariko amatsiko nashire, Kinini TV Jemuve bikubite cyangwa se Bidihe bisubire ku murongo, nguyu twamubazaniye. Komenti zawe zirakenewe, ahangaho haravamo ibitekerezo bituma tumenya indirimbo ikurikira uzashyiraho, biratuma tumenya. Witwa Bidihe bisubire ku murongo official mu gihugu cy'u Rwanda, ni njye jyenyine witwa Bidihe bisubire ku murongo. Indirimbo zanjye yaratwimanye, kuba ndiho birabaye, nizo ndirimbo za mbere zabayeho zakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Aho telefone yawe, hanyuma abantu barusheho kuryoherwa bisanzuye. Ujya kuri channel yanjye rero ya Bidihe TV show, akamara kumva indirimbo zanjye akumva ashyigikiye, nampamagare kuri telefone ni 82 69 115, 82 69 115. Ampe igitekerezo, ampe inyunganizi, ariko akore na subscribe kugira ngo ubutaha tuzabashe kongera kuganira, ariko nanjye ntaki tubaye tubaponyotsa naho mu kanya mu kiganiro gikurikira. Nge kuri mikoro na Niyongira Bernard, hanyuma kuri mikoro ya kabiri twari kumwe na Bidihe bisubire ku mirongo official aka Jean Marie.